nabimbiza yo hamagawe n'iki Imana iguhagarara kandi guha ibisubizo kandi guha ibisubizo mbere y'ibibazo irindira ko abaza bakabura inzira Imana ikaguha inzira bose bacecetse Imana ikunda guhana amagambo n'abantu no yasora yajyayo mbona barahashyize kumbi narahubatse mageze sanga nta cyumba cy'amasengesho bagira ahubwo bagira igikoni cyo gutekeramo nabaza ni gute muteka mudasenga ngiye bazana ku cyumba cy'iki nzi imbaraga y'ivu amadahazi umuntu utazi hano hantu afite ikibazo utazi imbaraga zo gusenga afite ingorane kandi uzaho mu buzima wabaye cyane umunyamasengesho amenya ibizaba utaramenya umunyamasengesho kuvumbura utaramumenya umunyamasengesho niho umutego uherereye utarahamenya umunyembaraga mu gusenga hari ibintu afite bavuze ngo amina nanjye mbanza mbaka icyumba kirabisima cyo gusenga barambwira ati bakabiro yawe ngiye biro yanjye mu mutima ntacyo bintwara mujye muza mu mutima wanjye nzabavugisha neza hari umusore myaka hafi mike cyane rwose nkunda gusenga numvaho kugira ngo ninde kuri WhatsApp ninde vubugambo tumenyereze ururimi rwacu kuvugana n'Imana n'ibihesha abandi iki nanje ndakubaho mu rusengero aho muri yo ntara nigo rwonyine rugira amakara kandi bikora cecetse ko ngewe sindeba kuri wowe kuko wowe ntacyo wamarira wewe guteza Imana ikajya mu ikofi yawe ukabura gusinzira ukayaterura hari abantu babatera ipindi ngo zana bihinduke wa turagusukumaho ijambo ugakoramo hanjye ntibakoresha gukora ikofi yawe ni ikihe gipindi wantera ariko Imana ifashe gusa ntifashe nyine ndangije nahubaka nongera ndahava 2014 nagiye mu Isiraheli ubwo baje n'ubwo rumaze kuzura bahise banyimurira i Kigali nagiye gusenga ko hari muri shitingi batwirukanye ntacyo bakubura umushumba yaramajije umushumba mukuru ngo ushaka aho ujyana intama ndajyana intama ariko nanjye banjye nkogesha ariko nditunze noneho urusengero rutiza iteraniro ngewe kubera amavuta mba nibitseho yo mu ibanga abateraniga irya kabiri bakajya baza mu rya mbere iwanjye umupasiteri ataramara amaturo ariko yose ajya muri adeperi noneho twicaye ngiye kujya muri Isiraheli barafata ngo bace abantu amafaranga ndabyumvira noneho ndavuga ariko mw'abantu ubundi umushahara n'uwandi barimo bashaka abakozi ati niwo umuntu murabeshya umushahara n'urugo ko turi mu kwezi kwa karindwi mukaba mugiye gucana 40 hafi imyaka 3 iyo budget muzayishora ntabwo ndi kumubwiza ukuri ibyo bintu ndabihagaritse mu izina rya Yesu bahita bahamagara umushumba atarabyangije wa munyamwuka umushumba arahamagara ati byirimo n'ibiki ni ibingibi mva utanyurwa n'imyanzuro nafashe ushaka ko nduhayobora nta bibazo ndigende ariko nari mfite icyo ndimo ntekereza mvuga ijambo ry'Imana ngo niba ari inzu y'Imana Imana izayubaka ikoresha abantu bazima wabazwa n'amazu y'abasona yanyu ariko Imana mugire gute ntishaka umuntu yubakira afite igomwa agonono icyabaye kiragiye muri Isiraheli ndasenga abo twajyanye bose bamusangiriza amafaranga barangije barangwa yamenywe y'imuyana adepeniza ibintu byayo ahubwo muze muhagarare ku rusengero uko umuntu asenga uko umuntu yambara uko umuntu ameze nimwishushanye nabi wacu uzi uko umeze amafaranga barayazanye mushobotse rwatsi Miss 40 yonyine fashwa n'abasilamu fashwa n'abaporoso fashwa n'abametodiste abarokore bameze ngo reka turi amaherezo yabo amaherezo yacu ari mu Mana haleluya amuntu wabusuzugura Imana yawe kereka warasuzugura Imana yawe ucyubaha Imana izakubabisha bavuze cyane ngo amen ngarutse bati tuyobora umudugudu abasepana n'abayobozi ba paruwasi y'umudugudu ati dufashe nta kibazo ntihagere bahagarika isengero
urwanjye barufunganye noneho mu gihe ndimo nkora ndetse nsanga nta porofo ufite nari mvuye kubwiriza ahantu bampaye amadolari 200 banguriye na telefone mageze nsanga nta kindi nakora fata ya telefone nayitanga n'aya madolari nayatanga n'amama ngiye kugura imbaho zubatse zijya porofo y'urusengero umuntu wese uzajya usenga n'uzajya abyina n'uzajya ahinjira ku ijambo rivuga ujye ubaho rimwe kimwe mu 10 cy'ijambo rye nuko dukora kakanuseka niyo wampaye ntabwo ndi kureba kakanu wampaye nuko dukora ibintu by'ubwenge kagatambara yampaye nikoze abantu baransetse nuko nasigaranye agatelefone kakandi k'amatushi bakandaho ntanabimenyereye najya guhamagara nkajya kumbi ngasanga ni gatushe ntabizi rero ariko nkagira umudamu ukunda umurimo w'Imana n'umugabo arambwira ati ahubwo fata n'uyu muceri ukawujyana tukubakira Imana urumva impamvu ya 2017 ariko niba turi habe amateraniro ibihakorerwa byose iburi sengesho rica kuri za mbaho zanjye niba ushaka kubakira Imana umenyeye amahame ibintu by'Imana ni amahame navuze cyane ngo amen ni amaki ni amahame sawa rero navuze ngo pendo nangahe nukuvuga ngo 18 Anwari namaze kumenya makuru y'uko muzuba kurusengero yewe sinasigara ntakoze kugira mwajya muri nibature mushumba yuzura umwuka wera Imana igindeba ngaramye Kigali ako kantu nako bizanye amakuru mu gitenge ugomba gukora ikintu kivuga udahari ntukarindire batime mwiza n'urusaku muri inzu y'Imana nta mugabane nta n'uburyo nta n'urwibutso buzahagira uburyo bwo gusenga urwibutso n'umugabane mu nzu y'iki asifiwe Bwana asifiwe Bwana ariko ni uko umunyamahanga Yesu ndamukunda buriya yagize gutya umunyamahanga arwaje umwana kandi yabwiye umugore ngo ntabwo Yesu rero naho wavuze iby'abanyamahanga byitondere uyu we akunda ubwoko bwawe kandi yatwubakiye n'isinagogi n'ugatangira atayisengeramo Yesu amukiza kuri ubwo buryo kukagira urwibutso mu nzu y'Imana no kukagira akarangamuntu mu gihugu cy'iwacu kukagira urwibutso rw'Imana mu nzu y'Imana ari kinini gito ariko kivuga kandi gezashyiraho kondisiyo ririya ni ijana ry'Abanyarwanda ngo muzagura nk'ibakimwe niba rijya ahantu ntangasigaho ku buryo Imana itajya yibagirwa aho hantu kandi ishingiye ku mavuta nabonye hano ntabwo ibyo wabyumvishumba atabura kubikora mu gihe ari byiza uburyo umuntu asenga uyubakishije tuwarete ntabwo nabikunda cyane ntabwo nshaka ko na tuwarete y'urusengero nayo ni nziza ariko mwese bagiye muri bose mwese muri ko mujya muri tuwarete mwese ndashaka ahangaha asamuye asifiwe Bwana nagira ngo uyu munsi tuganire ku magambo y'Imana nihuse uko bambwiye gahunda ntabwo ni ubutindi umuntu wese ukurusha gusenga aba afite urwego ahagarara mutahagararamo nagira ngo tugucate Esiteri kandi
munsi ndabigisha nk'umuntu ugomba kubigisha kandi mu mavuta no muzi muje kuri ni mu mavuta ni mu mavuta kandi ntabwo ari amavuta umuntu yagiye gutoragura mu nzira kuko ni ukuri amavuta akuze akuze ni ukuri cyane kandi ni ukuri kandi yasanze ndakuze n'ubundi hano reka hajye udusomera igitabo cya Esiteri igice cya 4 umurongo w'icumi. maze Esiteri avugana na Hataki amurungikana amajambo kuri Moridekayi aterega abamenyekana b'umwami bose n'abantu bo mu gihugu no mu bihugu by'umwami arazi yuko umuntu wese ari umugabo cyangwa umugore yosanga umwami mukarusha adahamagawe hari cyagezwe kimwe gusa kuri bene uwo no kwicwa shito umwami atunze inkoni y'inzahabu y'ubugabe bwiwe bibaye bityo uwo niwe akira ariko jeho maze iminsi 30 ntararengukishwa n'umwami nuko babwira Moridekayi amajambo ya Esiteri maze Moridekayi nawe arabatuma yishura Esiteri ati ntugire ngo ni wewe wenyene uzokira mu bayuda bose ariko kuko uri mu ngoro y'umwami kuko niwapfa kwiyumya muri iki gihe nta kizobuza abayuda gutabagwa bakarokoka ariko bivuye ahandi ariko weho n'ab'inzu ya so muzohona nta ubizi kumbura icakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo uzuseruke mu gihe gisa n'iki maze Esiteri arabatuma yishura Moridekayi ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani mwisonzeshe ku bwanje mumare iminsi 3 ku murango no mwijoro mutagira ico murya canke munwa nanje twe n'incoreke zanje tuzokwisunzesha gutyo nyene mpeze mbone gushika aho umwami nari guca mu cagezwe kandi namba ndamukiwe no gupfa fe nuko mbere yiwe umwami atunga Esiteri inkoni y'inzahabu yari afise mu minwe maze Esiteri aca yigira hafi akora ku mutwe w'iyo nkoni nuko umwami aramubaza ati uragomba iki ga mwamikazi Esiteri urasaba iki ndakiguha niyo coba igisate cy'igihugu canje nane urongera uhindure page ugere kuri 9 umurongo wa mbere son as March 2 nuko mu kwezi kw'icumi na kabiri kwitwa Adari ku munsi wako w'13 ariwo munsi nyene icagezwe c'umwami n'itekagiriwe byari bishitse ku ntaho niwo munsi abansi b'abayuda baziga ko babahagarara ku gakano ariko birahinduka abayuda baba aribo babahagarara ku gakano abari babafitiye urwango nuko abayuda bakoranira mu bisagara byabo ni ijambo birahinduka imana yo mwijoro muca mu izina rya Yesu tutabara kiba kitwa Esiteri ndumva nifuza ejo mwaranditse ndaryohewe n'uyu munsi mwongere mwandike nuko numbabarire mwandike umenye ngo umushumba twishije gutya atari bya bindi ngo wafashijwe n'iki ngo yanyeganyeze gusa ntabwo ari byo ubundi uyu mudamu bita Esiteri ndashaka kumuha amateka ye nguhe n'ibyo ngomba kuguha byose kandi urakura by'ibintu bikomeye burya muri iyi si turimo hari ibintu bikomeye Esiteri tumaze kubona uno mukobwa ntabwo ariko yitwaga Hadasi ariko ari izina rizwi wenyine gusa n'umugabo umwe witwa Moridekayi kubera ko Esiteri ariyo bita umuntu uze mu cyarame yacyata ngo ni stara ariyo nyenyeri isobanura ngo uhishwe Esiteri uyu nguyu ni umwana utari ufite identite
umuntu ari we wese ukeretse umugabo witwa gusa Moridekayi, kubera ko gusa umubyara yamaze gutera inda, ariko nabyitanye ahita apfa. Kandi amaze gupfa, Esiteri nawe amaze kuvuka, nyina wamubyaye ahita apfa. Uwari uzi identite wenyine yari Moridekayi wenyine gusa, kandi yavukiye mu bunyage, yavukiye mu bwami bw'Abaperesi. Uyu mwana rero urumva nta muntu wari uzi amateka ye. Iyo ushaka kureba ayo makuru usanga haba bagaragaza papa w'iwabo bakomoka. So rero ise rero ntabwo yari umuyuda, ahubwo umuyuda yari mama we, mama w'uvukana Eliyabu muri mukuru wa Dawidi. Yampaye inka rero, murabona amateka y'Bibiliya ariko yemwe yaraga umuntu umbwira ngo fatira aho ngaho, ntabwo ajya afatira mu gihugu, fatira aho bitangirira. Ndagira ngo wumve biguha imbaraga kuba uyu munsi nta muntu ukuzi bidakura he ko Imana itakuzi, kandi Imana ibasha gukoresha uworoheje ibikomeye abandi batabasha gukora. Rero uyu nguyu akaba ari Moridekayi, uyu nguyu nawe akaba ari umwe mu Bayuda, noneho asigarana uwitwa Esiteri. Esiteri amubuza kuvuga izina rye, ntiyavuga ko yitwa Hadasi, barariceceka, kuko izina yari afite ntiryari kumwemerera kujya ibwamikazi, kuko iryo zina ritari mu mazina y'abande y'abantu b'Abaperesi aho ngaho. Buriya uyu mukobwa mbabwira yahuye n'ibyago bikomeye, usibye kuba imfubye, burya baramufasha no ku ngufu nuko mutanabizi. Uyu Esiteri muri kureba, mwibwire ngo yagiye ku mwami afite imyaka 20, yari afite 40. None wita tuyitanu ngo ntuzarongorwa mu gitondo ahubwo baraje. Mu gitondo bagize gutera baraje, navuze cyane ngo amena. Yari afite imyaka 40 ubwo yari yakarambitse. Ariko mubwire ikintu gikomeye, iyo ufite isezerano nta musaza, ahubwo gusa isezerano ryawe. Navuze cyane ngo amena. Iyo ufite isezerano ntusaza, ahubwo urusa isezerano. Imana ishimye cyane, kandi ntabwo dusa naho dutuye, ahubwo dusa naho tuzajya. Asifiwe Bwana. Yashingiwe afite imyaka 40 yuzuye, none wavuye Gisenyi watangiye kurira. Uyu mukobwa ariko amumana ubuto. Basaza niko twigisha ntabwo duhera ibintu hejuru, ndagira ngo ucukumbure wumve, mumenye ikintu gikomeye ukwiye gusobanukirwa, dukwiye kwigaho. Ni ibintu nka bitatu dukwiye kugendaza kubabwira cyane, kuko buriya arangije rero yari umukobwa uri aho ngaho, ntabwo ni umutindiwe. Hakaba undi mugabo witwa Hamani. Umugabo witwa nde? Hamani. Ukomoka he? Mu gisekuru cya Agagi. Hahandi Imana yabwiye umwami wa Isiraheli witwa Sawuli ngo genda urimbura abamarayika bose ntihagire usigara. Ariko umwami utari maso ntiyagenda ngo arimbure, arokora abantu. Barokotse rero harimo n'uwabyaye. Ko mutavuga cyane? Ibyo ba data batadukoreye nizo ngaruka zihari. Ariko uko Imana imaze kubona yuko hariho Hamani uzazonga Abisiraheli n'Abayuda, Imana ihagurutse umukobwa utazwi uzahagarika ubwo bwicanyi. Hari ikintu ubereyeho. Haleluya. Hari ikintu ubereyeho, ntabwo uri hano for nothing, ntabwo uririmba muri korali ku busa, ntiwaje guterana ku busa. Hari ikintu Imana igiye kuzagukoresha, kandi ugakora ikintu gikomeye. Haleluya. Obere for mine. Asifiwe Bwana. Amen. Afashijwe kureza. Ntabwo uri hano ku busa, ntabwo uri hano ku busa rwose. Oh my God. Abantu mutarimbura abamarayika muri mwe mutera ikibazo. Bagiye barimwe asiga uzabyara Hamani, kandi hagati yane ya Hamani kugera bageze hariya muri kiriya gihugu cy'isezerano hari hagati y'imyaka igera kuri 650 yose. Ariko uko Satani ategura purani yo kurimbura Abayuda, Imana izana umwana w'umukobwa utagira identite, nawe yicara hafi. Wow, haleluya. Hari impamvu kiriho, hari impamvu kiriho. Aho gatuma barapfurira cyariho, hari impamvu gihumeka, nuko
Yego. Sinabwira amateka mashari hano wari mu Burundi. Uyashakira u Rwanda. Wirunga ntibyagukundira. Systeme zaho zirubatse ntibyagukundira. Zirubatse nizabo umuntu ashaka kujya i Buraya. Imana iratubwira ko igiye kubaka i Burundi n'abagiye bakagaruka. No, mugisha uri he? Hey, oya kwe ahanze tunana. Ahani. Murebe kumwanditse n'itorero ri. Nane yakubwiriye he? Izagusohoreza he? Uzishimira he? Abakubanije baguye. None sura Imana itakorera. Ordinary person, God can make an extraordinary thing according to God. Kuvuga ngo umuntu woroheje Imana yamukoresha ibintu birutaho bitewe n'uko ayubaha. Asifiwe Bwana. Asifiwe Bwana.
ntabwo musubira ashobora kwiciyemo na minisitiri mutazi kazaba minisitiri n'ubukikiye ashobora kubaza abadepite ariko ubona habari tu urebe umuntu tukavuga ngo akigodiye ngo dore uko kigenda wapi twavuga nk'ikiye umugisha na byawe umugisha haza Imana irabanza ihanagura identite ya Esiteri uwari kuvuga amakuru yizewe n'induka muri yo uwari kuvuga amakuru ya Esiteri wa mbere ni si papa we irabanza yigizayo mama we namaze kubyara nawe yirate hasigara nyirarume aramwikora hanyuma igitabo ushaka kubwira ni ukwerekana imbaraga z'Imana mu kurengera abantu b'Imana ntabwo nza kubitindaho cyane nta mpamvu yo kujya mu bintu byinshi gusa umenye ko ari igitabo cyanditswe mu mwaka wa 441 mbere y'ivuka rya Yesu hanyuma nihuse cyane haza kuba ikibazo yuko umwanzi kuko ategura plani ariko n'Imana itegura plani yo kuzarimbura umugambi w'umwanzi ndagira ngo mbwire ngo bamahoro wizera Imana haleluya haleluya ayiwe ndapfuse mwanya bise ariko buriya nubwo ndashaka ibintu by'ubwenge bwinshi ariko ni mu mwuka ni muhumure behind you hari umugambi w'Imana kandi umugambi w'Imana nuvuza amahoro umugambi w'Imana nuvuza amafirimbi umugambi w'Imana nusakuza uraceceka niba ugira ngo ndakubeshye bageze ku mazi abo amazi yavuwe n'iki niba mwari muhari ni igiti cyari giteye hehe Satani araza bisha amazi Imana ihashinga igiti kiraceceka ikizakurengera muri kumwe ikizagutabara muri kumwe ikizageraho muri kumwe aho ikibazo muragishakira niba ko bageze ku mazi y'Imararura bahabuze amazi babumva amazi ararura batatate mu giti mujugunye mukuri gufatika icyo giti cyatuzwe na yahe mazi sayo ngayo gose mwagiye mu bamwe mukahareba dubana babahamuzi umwe arasohoka ajya gusoroma imboga ngo baraza barateka umwe muri bo umwe muri twe umutuzi umutuvugisha umutuganiriza ngo arasohoka agenda kibishaririye ajugunya mu mboga arangije abwira Nikolasi nabo ngo bagiye kurya kandi bayicara baravuga ngo zirasharira umugabo nkunda cyane witwa Elisa arabwira ati nimushakira agafu urumva ko uwagiye kwica yagiye kugishaka hanze ari ikiza cyagumye hehe mugisha uri bihanye mugisha muri caranye mugisha muri kumwe mugisha uri hafi yawe uri amaso ikibazo niho tutakwereka ko wabonye kubigenza twihuse cyane hanyuma umwami Ahasuwerusi ageze ku ngoma ndaguha amakuru nimwemerere guha amakuru afatika ndaguha amakuru afatika Amen. kandi afatika Amen. kuko Ahasuwerusi yagiye ku ngoma mu mwaka wa 486 babaraga bamanuka hanyuma Esiteri nawe ajya kuba ibwami umwami amaze imyaka igera kuri 4 arangije itegeko ryo kwica abayuda risohoka Esiteri yicaye ibwami apfumbase umwami agaburira umwami kumbu witwa Hamani Hanahabari ntazi ko abayuda bagezeyo kera erega abarozi twabatanzeyo abapagani twabatanzeyo abavuga twabatanzeyo umugambi uzarengera abayuda kumbi Imana iwutegura mbere ujya gupfumba tuzasohora itegeko Imana ibyumva muri iyi mpamvu Imana itaraguha ibyo yakwemereye ni uko ba Herode bameze nabi iruhande rwawe burya ntiyabikwiye kubera ko ikwanga ahubwo Herode yakongera uburozi rinda gake Herode yigireho gatariko ko mutanyuguza none ko mucecetse ndagira nuko mufashwa ni ukuri ko Imana itaraguha icyo ikakwemerera si imbaraga nke zayo si nuko ivuga ibyo idashoboye ahubwo hari Herode wicayeho hari Hamani imbere ngo akuvunire mu igufa Imana iti n'undi wakora ukaba utuje ko hari igihe nzabikora
itonde mubwire mu mwaka wa 747 imyaka 5 yifunze nibwo witwa Hamani yifuje kurimbura abayuda bose kubera ko yari inshuti y'umwami ari wa kabiri ku bwami yumvaga agiye kubarangiriza mu gihugu bakagira n'umutekano arangije ngo amara amezi 12 yose ajya kuraguza inzuzi bita kura ari abayuda nabo ariko barimo basenga arangije yandika urwandiko yavuze ijambo rikomeye ushaka kubwira ishengero muri hano mwese mu gihugu kugira ngo arimbure abayuda yazanye ibintu bifatika yaravuze ngo mwami mu bihugu byawe yavuze n'izina ryawe hari ubwoko bunyanyagiye butagize icyo bumariye umwami nategeke ashyire itegeko bupfe ndemera nishyura amafaranga njyewe umuntu wize amategeko nzi icyo yaravuze kugira ngo icyaha gikunde ni uko yarasobanutse burya itorero ridahuza umwanzi arwanya mu buryo bworoshye n'urugo rudahuza satani rusenya mu buryo bworoshye nanjye bisa bikomeye hanyuma umwami aravuga ngo ifeza zihorere ubwo bwoko nabo buhaye uburimbure ngo barangije barasinya itegeko rirasohoka ryo kumara abayuda ati kwica Moridekayi ntacyo bimariye itegeko rirasohoka ngo abayibonye bose bararira usanga igice cya mbere n'icya kabiri ngo bicarwe no kurya no kunywa nanze kwivugira uko umwami yavuye mu bwamikazi amasaha yatugendana noneho uko yicaye barya banywa ngaho urwandiko rugeze abayuda bose bakabira icyuya aho urwandiko rugeze abayuda bose bakabira icyuya biza rero kugera ku muntu witwa Moridekayi abibonye atuma kuri Esiteri baziranye ko ari Hadasi gahunda barayizi amutumaho yari yaramuje kuvuga uwo ari we amutumyeho aho twasomye aramubwira ati aramubwire wa muntu ibyo bintu byihorere ntaho ni ujye kuko mfite ibintu bitanu bituma ntakandagira ibwami icya mbere ntawe ujya ibwami batamuhamagaye amahanga yose bazi ko uhakandagiye iyo adatunzwe inkoni ni urupfu winyoshya icya kabiri ni umwamikazi ariko maze ukwezi ntazi uko umugabo wanjye abayeho ngo nibura mukore mu gutwi mubwire ngo kabaye icya gatatu itegeko ry'abamedi n'abaperesi ntirijya rihinduka ubwo kabaye sefu ntibyarangiye icya kane aramubwira ati uzi ko nigeze mvuga ubwoko bwanjye ni gute mvuga ko ndi umuyuda kandi ntarabivuze icya gatanu aravuga ngo umwanzi wacu Hamani yirirwayo mu gitondo saa 3 saa 4 yirirwayo ariko nubana nanjye uraza gusanga yarasize guhorayo bajye bahorayo ubore ku mavi amen yazize guhorayo arangije amuha ibyo bintu bitanu kuko kuri iyi si turimo hari imbaraga zirwanya abera mu buryo bukomeye amubwira ibyo bintu bitanu maze Moridekayi ariko ntiwibwire yuko abayuda batazabura gutabarwa bakoroherwa nubwo byacaga ubundi ariko icyatumye Imana ikwimika kwari ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki urumva arabimubwiye ati kandi wowe nutabikora hari undi muntu uza kubikora wowe ibyo uzareka abandi bazabikora kandi uzagirwaho n'urubanza iyo utazumva abandi bazabyumva aravuga ati nutagiyeho sapiwa mora haleluya 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 hari abantu bagutereranye basanga turacyakomeje kubaho nijye tugeze gusenga turi mu butayu noneho umuntu agambanira undi bana twibongeye kubereka uko mu isi y'umwijima bakora turasenga duhamagaye Imana imvura igiye kugwa izina ko njye nakuriye mu butayu ndanabukunda nta nubwo naza mwivuga butumwa naciye ku musozi igiheho si ubwo namenya mvuga iki iby'amashuri amashuri se yavura indwara ntawapfira mu rusengero si mwavuze ngo turasenga kumbi umugabo arimo agamba
kuganira umuntu kuri directeur aho kuyiha directeur ayohereza utumwe mu butayu ati runaka nanjye kuvuga mu izina kandi kamera ziriho ati runaka rero uko mureba buriya ntashoboye amuvugaho ibintu ati gerageza urukundo umwirukana tubona amahoro message igwa muri telefone turi mu butayu zikamugana ariko rero reka njye mwereke ubundi kubwira umuntu ko ntabibonye ni amakosa reka mubwire ko nabibonye arigenda yunamye datumuhamagara iyi message yawe mugiye bari kuri directeur bayihaye nyirayo ngo nuko byagenze reka niko twe kumera burya ubundi gifatira umurizo ufatira nk'amahembe rero ni ibintu ariko nigira mu cyangwa ntabwo wanywera amata kandi wica inka zanjye ntabwo ubwo burimo se mwanyumvise urumva aranditse message ngo nyamureka directeur uyu muntu ushaka ukuntu wamugenza ngo amureka ibirego arangije aho kugira ngo yohereze directeur ayohereza uwari mareka reka ikintu kibishe ntabwo mubaza Imana ngo mwegere Imana nta muntu muzima baza ngo baramvuga iki bagucurika vugana n'Imana irakubwira amabanga bishwe ubwire bitagaragara aho gutinda ubaza abantu ngo bimeze biti tinda uvugana n'Imana ngo mbyitwaremo haleluya Imana kandi rero ukuntu Imana ni nziza ntikubwira n'abakurwanya ntibakubwira amazina irakubwira gusa ngo hari umugambi ariko irindi kandi ukumva uratuje rero aravuga ati ibi nabikora gute ntabwo bishoboka sinajya ubwami batampamagaye nta wundi bwami ntibikunda maze amezi angahe ntajyayo sinavuze ko ndi umuyuda itegeko rya redi ntirihinduka kandi nawe urabizi Hamani yirirwayo ntabwo byashoboka nawe ni ukugivuga ngo ariko amubwiye ati icyatumye Imana ikwimika arabwira ati none ubabwiza ukuri ubwo mubwiye ibyo byose hari ikintu mfite umwanzi wanjye atasi ko mutavuga ngo amina kwirirwayo n'ibyo byose muri izo ntwaro batunze mu nzandiko zabo mu magambo yabo harimo ikintu kimwe badatunze fori ni ikihe ni ugusenga n'amavi aravuga ati mwigirize ubusa musabire nanjye ndabona gatatu ntarya ntanywa nzasanga umwami nirengagije sinyoye ko ntawe ujya ibwami batamuhamagaye sinyoye yuko Hamani yirirwayo sinyoye yuko ntavuze ko ndi umuyuda ariko isengesho ry'iminsi 3 bizamara utera intambwe aravuga nzatera intambwe sinzava burinde egeregerangiye bazatera intambwe haleluya samanyumvise patore ya moraba ayiwe datawe aravuga ngo intwaro mfite abarozi ntibayigira intwaro nzi n'abayuda bazi gusenga yavuganye n'umwami nzavugana n'Imana yavuganye n'abaturage nzavugana n'Imana yavuganye n'abanyanga nzavugana n'Imana arababwira ngo nzasanga umwami nirengagije hansomere nzasanga umwami nirengagije iyo twasenze turirengagiza dusanga directeur baduhakanye akemera kuko twateye intambwe byabo nzasanga umwami ngize gute nirengagije kabisome maze Esteri
arabatuma yishura Moridekayi ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani. rekeraga cyabaki Abayuda arababareke barimo Abayuda abarepatasi kurusha gusengana imirimo irarangiye ya unteranyiriza baki Abayuda repentasi y'interanyiriza hari abasiriya barimo abarepatasi byara gusa uteranya baki abayuda yo bazi nibanga ryo gusenga iyo bigize gutego bebe niyo mwuka w'Imana unteranyiriza aba duhuje ikibazo nyumvira ibanga aba duhuje iki ku itariki 9 byameze bite hano muzaba muhari ku itariki 9 barashaka muzamwagi mugabo muhuje ikibazo n'ibandi tugenda gutera intambwe twirengagije gutera intambwe gutera uriya mugore yasimbutse bariyeri 5 yuko umwami atamuhamagaye yuko ntawe n'ibwami nyine nagarukayo yuko atavuze ubwoko bwe amategeko y'ibwami adahinduka kandi umwanzi yirirwa aravuga ngo one step honor intambwe imwe mvugira ngo intambwe imwe ishingiye ku masengesho igibasha gutuma dutambuka haleluya sasa amen wabyumvise ni igizwe n'inyuguti U G U N S umuntu wese bateranye uyu munsi hano uvuga ngo amina bagiye kugusengera utera intambwe wirengagije amasade yakwakaniye ukazi batakwimye amashuri bamyanze baravuze ngo ntuze ntuzasubireyo ntibizakunda ntuzagaruke Yes. Mandugu. Sikiliza neno kama hili. Ngenza sana umwami nirengagije. Sinyobeyo ko bampakaniye. Sinyobeyo ko batankunda. Sinyobeyo ko batanshaka. Ariko nzateranye. One step honor. Nzasanga umwami nirengagije. Nagira ngo usubire muri ambasade wirengagije. Subira ku kazi wirengagije. Subira kwa mustentari ukamutane wirengagije. Subira mu baturanyi wirengagije. Subira mu isoko wirengagije. Soka ibyago bidahari. Ariko ibyo waraye ukoze bari babikora. Bagira kama kagambana ntibagira amafasenga. None babaza kubaza. Iyo urukwiro kunaniye uruvunisha iki? Niba iviri vunuru
twemera ikikwishe ntabwo ushyira ku ivi ushyira mu kanwa.
subirayo weye aje babone munawe subirayo abavuze ko bidakunda bazabibona we subirayo subirayo nzasanga umwami nirengaje ibyo nakubwiye kuko icyo ngiye gukora Hamani ntakizi mu minsi itatu ibyo naraye ntazi icyo Imana yavuganye nayo kandi yamvugisha nakwerekwa mpfa kuba nakoze ayitatu nzatera igitabo Hallelujah. Neno la Mungu lina utamu sana. Tena lina utamu. Neno la Mungu lina utamu sana. Asali. Inashinda asali. Neno la Mungu. The word of God. Ekigambo kya Katonda. Sasa bashumba mwicaye imbere. Hari namwe tugiye gutema utasubiza inyuma. Nzasanga ikibazo barabakore basenga ngo nta kintu ntiwazishobora udasenga. Viziyo yawe ntiwayigeraho udasenga. Ntacyo wakora ngo kizemere udasenga. Nta hamaguru yajya kugira umugisha udasenga. Kuko gusenga ni igikorwa gikorwa n'abakizi. Musora akantu kamwe we numara gusenga usengera ikintu wiringira ngo Imana yavuze go. Amen. Go. Harababajije mugabo umuhamya ntabwo ndi butange cyane yamuranigira gutya hari ibyo Yesu yamureba bikomeye abarokore twabanaga barandoze ariko ntibamuguruza urabahantu batambikana bambaye ibyo kurya byapfuye kandi babizi babishaka arya makaroni yapfuye kuko nyagira idefu yo kuvuga ibintu nkunda ariko iyo defo narayihanye sinyibivuga kubwira ko byose ntacyo bintwaye iyo nakwizeye babyumvise ko igikunda bibi karoni makaroni yanditse nta muntu wakuroga atakuzi ahubwo n'uwabigambiriye aca ku nshuti ya bugufi bwawe ariko nta muntu n'umwe wakurwanya atazi gutera intambwe. Ndangije nararwaye bintera ikibazo cy'amara yo hasi sinzi uko nabyita n'amara manini haza gucikamo umwenge wa milimetero n'icyane ku buryo kwikontorora inyuma ntabwo byashobokaga kandi ngo nari pasiteri niga muri kaminuza turi mu nzu yo gukota tubitumereye n'andi nk'amezi 7 nyirinzu w'umudiyakoni adasenya ikibambasi ndaragisohora n'umugore n'uruhinja kandi ariko rwaye kandi ariko niga kandi ariko shonje kandi ari nako nyobora ubu nari akayobe gakeye nturebe urukara rwanjye nari inzobe nye utari icyotoye nk'aho nyamura hirya y'urugo rwacu nukuri abanyarwanda nta gikara kikihaba nukuri bacu nukuri ibyo mvuga si mbeshya no muri ADPR batangiye gutuka ntatukuriye muri korali ntatukuriye muri Jamoje ko ngero kuza buryohe batse mu kugira isi nisiba ry'Kigali nyine hari udutendo
ntagire urundenganya ariko nanjye nagiye gutya njya hanze ngarutse nsanga umugore wanjye atangiye gusoma Kigali amaze rwose sheri byakugenda ikindi nuko ntari mari ati njya mwanya nabwo bamubwira nakunze n'igikara uko ugenda ushobora kwigira ukutari dushobora kubona mutinya muri imbere gase ko nzasa nabi kuba ufite neza muri ngewe ubundi abagabo hanze bagire bagire kandi igihugu kwishimira ikibazo cy'iki no kuri abakobwa bacu Kigali bose baratuye abaririmba mu ijwi rya mbere baratuye noneho n'abagabo nabo ntabwo nyumva nta hejuru rya mama barire oya nukuri ndimo ndivugira ibyo nshaka kwivugira rate no muranyumva ariko nagiraga inzobe rwose idafite ikindi kibazo njye ariko n'ubundi mbona ko yaragarutse kandi njye mbona ntacyo binamuhaye we kuba ndeba nabi ntacyo apfa kuba sheri wanjye abona ko ndi umugabo ushyitse mu rugo rwawe ubundi komplekisi yo hanze ikagutera ubwoba uzagira ikibazo mu rugo hari ingorane baramperezaho gato ndagenda inzobe irahinduka nta kintu ashobora gukora kandi nkabwiriza ushushonje n'amafaranga afite bakambwira nkavuga Imana rimwe ndintu bambwira Imana ngo Mana ngiye kuvuga ibitangazo ukora ntabwo bishoboye bose ngiye bagakira ariko ngewe ntafite gahunda yo kwikontorora ku mubiri kandi icyo kibazo ntabwo ushobora guhagarara mu nzira ngo nyivuge ubu na hano twicaye aho hari abantu barwaye indwara batabasha kuvuga zidafite ubusobanuro ariko izo ngizo ushaka ugiye gutera intambwe ugize gute ese wabwira umuntu ngo ufite akabazo n'ibikontorora inyuma ntagufate nabi ntabwo natebezaga kandi mwivuga butumwa natwaraga igikapu kuko buri saha enye najyaga kwihindura nk'aho ndi mu butinya nka nanjye nk'abandi bose bizwi n'umugore nanjye gusa nta mugabo umvuga barambwira ati kugira ngo ukire ntugomba kujya mu buhinde nkajya mu buhinde n'isafuriya ubundi abantu bagira isuku mu masafuriya nijoro nababuze icyo barya muzi ko twoza ibyombo mu gitondo nubonera isafuriya isa neza mu rugo wakubiswe washize rero amasafuriya yacu yasabye neza kuva mu gitondo saa sita rimwe kandi umugabo yiga muri kaminuza ikibazo umwana wanjye umudamu nawe aza kubura amashereka abuze uko yose umwana aratungwa n'iki ko na se ntacyo afite ndakumenyesha ko unyemerera uyu munsi utera intambwe wirinda bakiriza ukuri abagabo bari aha ntabwo bazi pamperise zambarwa n'abagore babyaye ntabwo abagabo benshi babizi njye niyo nambaraga kubera ko inyuma sindikontorora nagendanaga parufe ihumura ariko atari ziriya parufe z'abasirimu zimwe ziruka nk'iz'abapfu ngapuriza inyuma mu gikorwa najya kuri tuwarete ziriya z'igisirimu ngahita nzinga ngahita kubitamo parufe mu gakapu kanjye nawe amazaga igikapu ngo twaze ngo babarira twari ibindi bikindi ariko ko umuntu yimegera ibigeragezo byinshi none yapfungura akarebamo ibyo yavuga ni ibiki ati se washyize biriya muri icyo gikapu ntoya igikapu kigenda gutya ibigenda itariki 16 z'ukwezi kwa 12 muri 2023 nari mfite ikizabo gifite amahembe n'amatwi icyo bita international criminal law ntabwo byahanega amakoka banegura kumbaga ibintu nta n'umugabo hari umudamu ari mu Bubiligi niho yiga bangejeje ku iseta bavuga mu rurimi rw'igifaransa bazi ko ntaruzi kandi mvuka hepfo aho ngaho y'Ubutare baravuga ngo uyu mugabo azapfa n'undi tumwihoye kandi umva nyine iyo habaga hameze gutyo hazaga n'ibindi utamenya ubwoko bwabyo aho bavuga ngo reka tumureke agende bavuga mu gifaransa
ngo tumubeshye ko tuzamutumaho niko banambye ariko babonaga nta kintu nari kujya mu bunyine simbishoboye ntiwajya mu bunyine baburaye nta kintu ariko mu ijoro hari Hallelujah. Ese murabizi kanseri ntipfa gukira murabizi ntibishoboka basezereye mpura n'umuhanzi witwa Selemani arambwira ngo wari ugiye gupfa umugabo ugora agapfakara ndaceceka sinavuga ndagenda njya mu rugo sinasinziraga ndababara ndibuka ndashira ndarangira njye n'umugore turacecetse hari igihe umbaza ngo kuki nabyaye umwana muri iyo ntambara yo kurwara kubyara byari bishoboka pe abantu batumva impamvu ubundi umuntu ambaza kuki nabyaye umwe kugira ngo nifiye nari ifite singira umuryango singira mama singira data afite murumuna wanjye umwe wenyine gusa numvaga nabyaye abana nkabakwiza ku meza babura icyo barya bakabakoranye nabayeho mbese data yarangabuye ariko waba urwaye uko kuntu ukaryama ute ukaryama hari igihe ukina n'udupusi n'utuyabo two muri karitsiye hari abantu barwanye n'intare n'imbogo ko mwese mucecetse se ndagira ngo mwigishinga ntahe wumve inshuti yawe kandi nkagirira pasiteri nkambara karuvati ngatanga ifunguro ngashyingira ariko nzi gahunda njye n'umugore tubiziranyeho turi babiri gusa ntashye mbaza Imana mbwira Imana ijambo riri mu Mana ukeneye kuzankoresha iki mu rwego rungana gutyo Imana iranyibwirira nta muntu wambwira irambwira ngo ndagusaba ibintu bitatu banza umenye kunshima ndagushima n'iyi pampesi ndagushima n'iyi nzara ndagushima n'iyi byago ndagushima kandi mu ishuri nk'abo wa mbere badamu rero n'abana beza ngo sheri ngo nutawe tuzana umugati ntabyo kurya gake mfanye ndaranyacura ku ishuri namuhaye niki arimo aramurikira namuhaye niki uwo n'abari kumwe n'abari kuri stage abantu barwara iki kiganiro hano none ntashe namaze ariko madame ko tuba twararanye ubu nk'umugati umukate muzanye kure zamu wanjye arande bazigusetsa atari ko se sheri iyo twatashye ubukwe twagiye mu rubanza iyo tugeze mu rugo kamwe ngo ntimugaburire ubusiko mana ajyanye ngo aho twagiye mu rugo uko nyaka ibiryo twagendanye ngo niko kwaka amafaranga nzi kutayafite kuko umugabo nukiye muri iki none babwira nyir'inzu ukota ngo nta bushobozi kandi uku kwezi kwashize aramubwira ngo ndaje nkwereke turaheze reka aho urabona natindi inoti itancika murabira nazo mu ntangorane igihe navuga bukabakira akanwa ko karambutse ntabwo mvuga gufunera umwana bavuga ndangije umukecuru yitabye Imana yitwa Kayitesi yabaga mu majyaruguru y'u Rwanda arambwira ati ngwino mujyane Butaro kuko nabonye n'abantu baza kwivuza aho za Butaro kanseri turagenda yatse imodoka ya mbere irapfa afite imodoka yatse ya kabiri irapfa yatse ya gatatu irapfa yatse ya kane irapfa arangije turatega tugera ahantu dutegereza imodoka kugera hafi saa 10 waretse ngataha ko nzi ko atari bumvure nicaye we mu rugo marayika w'Imana aramanuka nyamara ntabwo wicaye aho ngaho ku busa hari umugambi wa dayimoni ugiye gusenywa ku buzima kandi Imana izakoresha wowe uko barwanya wowe n'Imana izakoresha wowe yabye kora ngo ni
icyatsi nakibonye nari mu Bujumbura kirahari ijwi riramubwira ngo kiracya uzashyire mu mazi ashyushye ukisharemo inshuro 12 nzagukiza ndavuga ntiwasanga ijwi ari ry'umutindo urotarya ijwi riramubwira ngo ntunyumviye nagiye muri tuwarete mpondo umutwe kuri tuwarete ariko sinapfa Imana irambwira ngo ntabwo uremera kandi bavuganye nawe ninde waguye muri tuwarete akabaho amaze iminota 30 muri tuwarete ubwo ngo hasi na cya gipapuro kiri hano barankangura ntamuka bitanaha indangira naho kiri ahera ndagica madame yasuye ukazi gatuna yakoraga ku mubamba dekarara mpaka ndagenda ndagica noneho mbwira umukozi ngashireho imbabura atari ko se pastor ati ko imbabura tutayizimya bigende rero namwe niyisinziriza namwe murabizi kwisinziriza ariko umuntu yisinziriza ukazikangura agiye kuryama ngo bose ngo namwe yisya kuryama ariko agenda yijyana ndangije ubwo ndateka kurya Imana yambwiye bishyira mu ibase urura agatebe nicaramo mwabavandimwe kubera ukuntu urwo tuzi dushyushye na gahunda zose nicara maze ibintu birakutse munda byose ariko inzu nyine iri mu rukundo kudasanzwe ariko abantu bari baryamye nta mpamvu ndagenda muri toilette ni muri kibazo ndagaruka bicaramo nta kintu cyaje numvaga naryohewe numva nakomeza kumva Imana yavuze ngo jya mu nijya kwijyanamo nta cyo kubaga yifuza genda hirya yo kugenda nta kintu gikora ikintu Imana yankoreye uwo munsi no kuri naryamye amasaha 42 narasinziriye narasinzira noneho umuhungu arampamagara ati se wa muti wawe waraye ukoze ese yanabyanyanyumvaga hari ukuntu wibwira ko uwihishe ko bari mu bakumva utabizi nabwo naho ngendo ucanira amazi wongeremo ubushyari unyihoro ujye kuryama subiramo nageze ku nshuro ya 7 ari amaraso nandi amaraso yamaze kugira ikibazo kuko yitwa murabisuzanya ku rurimi rwacu byose byarahagaze noneho subira kwa muganga ku nshuro ya 12 nasubiye kwa muganga bukeye bwaho subira ku ivuriro rya Mpini basanga abantu barifunze burundu Sengera berega mu Gifaransa nacyumvise murabona ndabaruta primaire hizi Gifaransa secondaire Gifaransa indakiziye nabumvise Imana yangiza abana nanjye amen se muranyumvise nigute ntakorera Imana nigute ntakorera Imana ngo ubwo buhamya bamurabumvise babwiye ko nacuruje ibigori wari hano ansuzuguye ndanyomerwa cyo bita shame and reproach cyo bita isoni n'ikimwaro ku buzima umuntu yakubona akagira ngo uzavamo ikintu kigaragara ariko ndashimira Imana ko mpari sinavuze cyane ngo amen urambira ko utwo turwara urwaye ngo tubyimba mu nda ngo sigi utwo turu subirayo ko mutavuga kugira gute ndasubirayo ntabwo ndi kubahanura ndahanurira abantu koresha akanwa kawe ko bakoresha iminwa yabo uragira gute ndasubirayo n'abashaka abari mu mugero wa sida ndakurahije ukurigira gute Imana ko nakize ikintu cyabaye mishubu se yashika n'arampamagara ngo bazi ko napfuye nagize gute kandi nibere Bujumbura ndi kuvuga Imana baguha igihe Imana ikaguha ibihe baguha ukwezi Imana ikaguha imyaka Haleluya. Ndagira n'imishinga n'imitahe n'ibitekereza byose wongera bisubiremo wirengagije ntabwo uyobewe ko abantu babyanze
wanjye ndamumubarira buriya agenda reba byose nkabikurikirana akundi nabigenza ntakantu ndetse ngo utagira icyo ahomba niba ushoza intambara kufite ibyo ari buhombe iyo umwihoreye uba umushyize mu y'umwemerere umushyize mu nyungu yashakaga nawe ugahomba arambaza ngo ubundi umwihorera ni ukukora ibikuri ni ukuri burya umuntu utagira icyo ahomba niba ushoza intambara umuntu utagira icyo ahomba niba ushaka gushoza intambara yo guhombya ufite rero ni umwanya wo kuguhombya wo gukora icyo wari ushoboye haleluya aravuga ngo nzasanga umwami nirengagije barasenga ubwo bwacu dusomera mu bice bitanu mwahabonye ubwo bukeye gutonda ku bitaho ikamba ry'ubwamikazi aragenda ati mbo abagabo batamuhamagaye simperukayo sinavuze uwo ndiwe ntacyo bimbwiye ndagiye ngagihingwa ku muryango reka nguhe amakuru utarufa bajya abami bagiraga ababawunsa bajya abantu bafite ibituza bingana gutya abantu bateruye batateruye biriya ngo basenga bafite ibituza byuzuye gusa urutuza rutari mu biriya reka burya ni nk'ishashi irimo amazi akagabo gato nkanjye karimo umwuka wera urakanda sinkanga urakanda n'umumira iyo turi mu imbaraga z'Imana barakwandika kwemera bakakurwanya ikakurwanirira bakagutega igategura bakakubeshyera ikabeshyuza bakakuroga ikarogora kuko wifite nk'Imana muri wowe azamuye haleluya ibihugu bitangira gucuruza agatuza kuko batari bagize gute bamuhamagaye ngo umwami akimubona yirengagiza atamuheruka umunyabushobozi azagutunga inkoni kereka abanje gushyira hehe kandi ukashyira hafi ikijiji arangije arababwira ngo mugabekazi site mwamikazi wifuza ikigo ngiguhe nyumvire ntarasaba ntaravuga atangiye kwinjira mu idosiye ye iyo twasenze tuba turi feva tuba dufite feva y'Imana iyo dusenga Imana iri kumwe natwe ituvugira aho tutavuga itugira aho tutajya ibitunganya aho tutareba kuko ari Imana yacu mwazamuye sinshaka kubagora kandi birebire barateguye cyane byinshi ntabwo nabirangiza reka nse mukora agasamari gato cyane arangije aramubwira ati ngere ikibazo ugera mu gusenza hari ikindi Imana imwongera usibye kunesha imbaraga z'ababisha unagira n'ubwenge buvuye mu ijuru aravuga ati simputira aho mvuga ahubwo reka nsaba inkera nyumvira nawe yagiye gusenga agazajya kubarengera we Imana imuha ubwenge bw'inkera iyo wasenze Imana imuha ubwenge baca mu kinaniro ukamanuka hirya bagaca ku ijabo ugahingukira Rohero bakajya Rohero ugasimbukira muri make uranyurana bagutega saa iyo haciye saa 2 bagutega saa 9 kubera ko wasenze ntibamenye ibirere byawe bati turamuzi buri gihe mu gitondo anyura hano saa 2 icyo gihe ugahanyuza saa 10 bagategereye niyo Imana ibonye kutagira ubwenge bari bukuroke urahagera mu gihe byo babireba kumvuzanya ikirunguriro kumva ukagira umugabo w'inshuti yatukira abasore tugiye kurambagiza yari yarabenze umuntu ariko mudakijije uwo munsi amuha icyayi twari kumwe agiye gutebanisha basenze wa muhungu we nk'ibintu by'iminsi ngo yange Imana yabivuga ese bitekeye iwawe shyira hasi turasenga wa muhungu ajya mu mwuka ari ufite icyayi mu gikombe ati amina yajya gushyira ku makuzi hari igihe Imana rero umurofa bwawe igahagarara kuri wowe uwo mugabo mfite akurikirana arabizi Alex niwe ndimo mbwira aranyumva nziko namuhaye ni nari namubwiye ngo ndaza kuvuga akantu yese ko mvuga ntacyo ari mu mayega buriya amina yajya
baragihojeje bagiye imbwira ipfa imbwira igatama ipfa tubaza uwo mukobwa ngo nuko yambenze kandi namwishyuriye ishuri yumvira uzi ko ntibanigirengera ubugoryi bwanyu mukagenda arangije ngo aragenda aravuga ati nkeneye kugira inkera nari mvuze ngo iyo usenga imana iguha n'ubwenge bwo kunyura mu kigeragezo umwami ati inkera ndayikwemereye ariko uzazane Hamani muzi ko yamubwiraga ngo mwami niba mutonyeho ndumva niteguriye inkera ariko inkera yaryoha uzanye na Hamani ngo mwami wiwi Hamani inshuti yanjye naho uragenda oya Hamani yogashira ntuzane ntabwo yacaye hariya na Hamani umuzane umuntu wasenze agira ubwenge agira ukuntu avuga ibintu umwami arishima baraza baranezerwa bararya na Hamani ararya ntukime ibyo kurya umwanzi wawe ntukamwima amahoro jya umuha ibyo akeneye umurinde gusa ntiyinjire mu cyanya cyawe ko yaguhita barangije ariko hari ikintu Celestin asanga si umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana mu migani ibice 25:11 haravuga ngo ijambo ryose ryizihiwe rivugiwe igihe ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza ntukavuge mbere y'uko Imana ivuga nuvuga se ntimuzavuga iki arangije agatejo muzagaruka ngo maze Hamani agenda yaryoshye aragiye aca ku irembo ngo abandi bose barunama muri uti kandi unakuramo n'igipapuro cyawe afite ngo abandi bose bagira gute baruteka ati barakubeshye arihagarara ati nzunamira Imana izangiza ibyago ntimukunamira udufaranga n'utuntu tutari gahunda unamira Imana ishobora byose wigushwa gusa arangije umujinya w'amutagenda asanga umugore w'Ezereshi ngo narakaye umwami arankunda ndetse na Yeho na Esiteri